ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Muri iki gitondo dushimye Imana yacu itabura kwigenza, Imana y'inyamaboko, Imana yuzuye urukundo, Imana yuzuye gukiranuka, Imana yuzuye imbabazi, Imana ishimwe. Mwene data ndagusuhuje, wowe tubana mu mwanya wa nibature buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane y'isi mwese aho muri, Yesu Kristo nashimwe. Bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Yesu Kristo ashimwe. Tubanje Imana muri iki cyumweru dutangiye, tubanje Imana y'inyembabazi, tubanje Imana ifite urukundo, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ibigenje neza, izinze ijoro isinguye amanywa, Imana iravuze ngo ngera ubeho, ubayeho, Imana nishimwe. Nagusuhuzaga rero iki gitondo nkubwira ngo ubanze Imana hose muri byose, banza gushima Imana, banza kwiragiza Imana, kandi wongere ukurire neza y'Imana ku buzima bwawe, wongere uyigirire icyizere, ubwira Imana uti Imana na biriya wongere ubikoreho. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Muri kumwe na Bishop Bonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubanje Imana hose muri byose. Nyemerera rero mwa kino gitondo tuganire ku ijambo ry'Imana tudatinze. Ndashaka ko tuvuga ku ijambo ry'Imana rivuga ngo iracyari y'Imana. Iracyari y'Imana ni ijambo nshaka kukubwira ko cyangwa se ko tuganiriramo yuko Imana itagihinduka. Iracyari Imana yuzuye urukundo, yuzuye imbabazi, yuzuye ineza ku buzima bwawe. Iracyari y'Imana. Abantu bagusezeranya ntibasohoze ibyo bagusezeranije, abantu bakubeshya nyine ni abantu bakugambiriraho ibibi, ariko iracyari y'Imana. Iracyari y'Imana itabara, iracyari y'Imana iburizamo imigambi y'incakura n'incabiranya. Haleluya, iracyari y'Imana. Nakubwiye ngo iracyari y'Imana. Ndashaka tuganire kuri iyi teme yitwa ngo iracyari y'Imana. Iracyari y'Imana igufitiye imbabazi. Iracyari y'Imana ifite ubushobozi bwo kuguhindurira amateka. Iracyari y'Imana yakuremye. Iracyari y'Imana. Iracyari y'Imana yagutabaye cya gihe. Iracyari y'Imana n'uyu munsi iragutabara. Iracyari y'Imana. Iracyari y'Imana yavuganye nawe. Iracyari y'Imana ibasha gusohoza amasezerano. Iracyari y'Imana. Iracyari y'Imana ni ukuri. Iracyari y'Imana y'imbabazi nyinshi. Iracyari y'Imana. Iracyari y'Imana. Iracyari y'Imana idakora nk'abantu. Iracyari y'Imana yuzuye ubushobozi. Iracyari y'Imana itavuga amasigara cyicaro. Iracyari y'Imana ku buzima bwawe. Iracyari y'Imana. Iracyari y'Imana yagutambukije mu bikomeye. N'uyu munsi iracyari y'Imana. Iracyafite ubushobozi, Imana ishimwe. Iracyari y'Imana. Iracyari y'Imana. Ndavuga ngo iracyari y'Imana. Numvishije ndyohewe nuko nakubwira ngo iracyari y'Imana. Umaze iminsi uvuga ngo yaracecetse. Umaze iminsi uvuga ngo amasezerano yaratinze. Umaze iminsi nawe witotomba mu mutima. Ariko ndashaka kuvugana nawe muri iki gitondo. Iracyari y'Imana idahinduka. Iracyari y'Imana itivuguruza ku isezerano. Iracyari y'Imana. Ntago yahindutse umunebwe. Ntago yashaje. Iracyari y'Imana ifite imbaraga. Iracyari y'Imana ifite ubushobozi. Iracyari y'Imana ihindura amazina n'amateka. Iracyari y'Imana irera imfubyi. Iracyari y'Imana yita ku bapfakazi. Iracyari y'Imana yita ku batishoboye. Iracyari y'Imana yambika abambaye ubusa. Iracyari y'Imana igabura yewe abantu bakarya bagahaga. Iracyari y'Imana. Tugiye gusoma igitabo cya Mose n'Itangiriro. Dusome mu izina rya Yesu Kristo ibice bitatu. Dusome uyu murongo wa 21 wonyine. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu, irayibambika. Imana ishimwe. Iracyari y'Imana. Iracyari y'Imana yambika kubw'imbabazi zayo. Izi nkuru tuzitangiriye ku murongo wa 8 handitse ngo titire yanditse ngo Imana ihana inzoka na Adamu na Eva.
ngo ariko tugeze kuri uyu murongo wa 21 imaze kubahana bo kuko bari biremeye ubushwambagara ngo bari bafashe ibibabi ngo bagenda babiterateranya kugira ngo bakuremo imyambaro. Ariko Uwiteka Imana ihabwa icyubahiro, ni Imana y'inyembabazi nyinshi 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 cyane. Uwiteka arabitegereza areba yuko iyo myambaro iyo bavanye muri ibyo bibabi byo mu ishyamba bagaterateranya, Uwiteka arareba abona yuko bizajya bibashwanyukiraho. Uwiteka arareba abona ko nta garanti bifite. Uwiteka arareba abagirira impuhwe. Uwiteka arareba aritegereza. Rero nakubwira ngo imbabazi z'Imana ziracyariho, iracyari ya Mana. Nubwo bari bacumuye, nubwo bari bemeye koshywa n'inzoka, nubwo bari bavuye mu isezerano no mu bwiza bw'Imana, ariko Imana yarabitegereje ireba bambaye ubwo bucocero bw'ibyo bagiye bahambiranya, irabitegereza irabareba ngo Uwiteka Imana aremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Imana ishimwe. Navuga ngo uyu munsi iracyari ya Mana, ikurebe ikugirire impuhwe muri iki gitondo, muri iki cyumweru, izakwitegereze ikurebe ikugirire imbabazi. Nirangiza Imana iracyari ya Mana ku buzima bwawe, igira ikikuremera. Ngo Imana yarabitegereje ngo iremera Adamu n'umugore we, mbese yagize ikibaremera. Nawe uyu munsi muri iki cyumweru Imana izakuremere ikintu kikuvanaho ubushwambagara, kikuvanaho isura mbi, kikuvanaho rya jambo na rya zina bakumenyereyeho. Imana Nyirimbabazi, Muremyi w'isi n'ijuru, agira icyo akuremera. Ngo yarangije kubibaremera ngo abaremera imyambaro y'impu, imyambaro y'impu, imyambaro ikomeye, imyambaro nyamyambaro. Imana rega shahu nayo izi ibidufitinga, izi bitubereye. Imana ishimwe. Naho Satani yaba yaragusize icyasha, naho Satani yaba yarakwambuye agaciro, ariko Uwiteka abasha kongera akakuremera ibibyibushye, akakuremera ibifatika. Ngarangije abaremera imyambaro y'impu. Imana ishimwe. Ntabwo yayibaremeye ngo iyitereraho. Uwiteka Imana irayibambika. Yo ubwayo yarafashe inyuza mu mutwe, inyuzamo amaboko, irambika, yambika ipantaro, yambika ikoti, yambika ikanzu. Imana ngo irayibambika. Imana ishimwe. Nyuma yo kubabazwa, nyuma yo guhura n'akaga, nyuma yo kuburabura, nyuma yo kwambara ubushwange, nyuma yo kurya ibidafatika, nyuma Imana ikuremera ikintu, nirangiza kandi kikwihera ubwayo, igitereke mu biganza byawe. Nirangiza Uwiteka Imana, nimba ari imyambaro ukeneye, Imana iyikwiyambikire, Imana ikwigaburirire, Imana ikwitamikire. Imana ishimwe. Imana ikuzibure indi byara, Imana ikuremere urubyaro, Imana ikubyaze mu izina rya Yesu Kristo. Imana yarabyikoreye. Imana ngo yabaremeye imyambaro y'impu, ngo irangije irayibiyambikira. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo Imana yarikoreye, Imana yarikoreye kuko yari yarangije kubona ko gahunda za Satani ari uko bakambara ubusa bakagenda bamwaragurika, ariko Imana irangije ihisha ubwambure bw'ubusa bwabo. Imana nishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo iracyari ya Mana. Nubwo ubona bitinze, nubwo ubona bigushoboye, nubwo ubona uri kumwara, ariko iracyari ya Mana. Iracyari ya Mana ifata ubwambure bw'ubusa ikabushyiraho umwambaro. Iracyari ya Mana ifata ya nzara ikayirukana ikaguha kurya ugahaga. Iracyari ya Mana yimura ubushomeri ikahashyira akazi. Iracyari ya Mana. Iracyari ya Mana
imana ituma ubona aho nawe utura iracyari ya mana, iracyari ya mana itanga umugisha, iracyari ya mana. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom, muhahe muronke mugendane n'Imana, Imana ibanezeze. Iki cyumweru muzahure n'Imana, iracyari ya mana iguhuze n'umugisha wawe. Shalom shalom. ineza